mu buryo busa nk'ubwihariye. Hrithik Roshan ni umwe mu bakinnyi ba filime b'ibyamamare muri sinema y'Ubuhinde bamaze imyaka myinshi bari ku rwego rwo hejuru. Tumuzi nka Krishi, azwi cyane kubera impano idasanzwe mu gukina, ubuhanga buhebuje mu kubyina, imiterere y'umubiri ikurura abagore, igakurura benshi ndetse n'umurava yagaragaje mu mwuga we. Yamenyekanye cyane nyuma yo gukina muri filime Kahona Pyar yamugize icyamamare ku isi yose. Yakomeje kwigaragaza muri filime zakunzwe cyane zirimo Koi, Mir Gaya, Krishi, Dum Kabiri, Jod Akbar, Zindagi na Miling Dobara, Bag Bang, Kabir Super Sati, War na Fighter. Zose zamuhesheje izina nk'umwe mu bakinnyi b'indashyikirwa ba Bollywood n'izindi ntarondoye. Nubwo yahuye n'ibibazo bitandukanye birimo uburwayi, ibikomere byatewe n'akazi ndetse n'amakimbirane yigeze kuvugwa cyane mu bitangazamakuru, ntabwo yigeze ariko intego ye. Yakomeje gukura cyane, yiyubaka no gukomeza kuba umwe mu bakinnyi bakunzwe cyane muri Bollywood no ku rwego mpuzamahanga. Kuva yatangira kwamamara mu ntangiriro z'ikinyejana cya 21, yakomeje kubaka amateka akomeye muri sinema y'Ubuhinde, aho ibikorwa bye byakomeje gukurikirwa n'abafana babarirwa muri za miliyoni hirya no hino ku isi. Mu Rwanda n'urucabana. Uru ni rwo rugendo rwe rusa nkaho rwatangiye ngiye kuvuga kuva akiri umwana kugeza ubwo yabaye imwe mu nkingi za mwamba za Bollywood. Avuga ku itariki ya 10 Mutarama 1974 mu mujyi wa Mumbai, aha ni mu Buhinde. Ni umuhungu wa Rakesh Roshan, wari umuyobozi ndetse akanatunganya filime. Nyina we Vicky Roshan, umukobwa wa Jami Rakesh, wari umwe mu bantu bubashywe cyane muri sinema y'Ubuhinde. Yakuranye na mushiki we Sunaina Roshan mu muryango wari umaze igihe kinini ukora ibikorwa bya sinema. Amazina yabo aratangaje, ariko ibintu byatumye akiri muto amenyera isi ya filime n'ubuhanzi. Kuba yarakuriye mu muryango wari uzwi muri sinema byatumye akura abona uburyo ki filime zikorwa umunsi ku wundi, uko inkuru zandikwa n'uburyo ibikorwa by'ubuhanzi bitegurwa. Sekuru we Oma Prakash yari umuntu wagize uruhare rukomeye cyane mu kubaka uwo murage w'ubuhanzi mu muryango. Nubwo yari afite aya mahirwe kuva akiri muto, ntabwo yigeze afata ibi nk'inzira yoroshye yo kugera ku ntsinzi gutyo, ahubwo byamwigishije akamaro ko gukora cyane no kugira umurava, kuko mu bwana bwe yahuye n'ikibazo gikomeye cyane cyo kudidimanga mu mvugo. Ibi byatangiye akiri muto cyane kandi bituma agorwa no kuvuga avugane n'abandi bana bari ku ishuri. Hari n'abamusekaga cyane bakamunyenga, birumvikana. Ibintu byatumye rimwe na rimwe yigunga. Hageze mu myaka y'ububyimbi yatangiye imyitozo yo kunoza imvugo. Yitoza gusoma cyane kandi akitoza kuvuga amagambo neza buri munsi. Nubwo byatwaye imyaka myinshi, yakomeje kwihangana kugeza igihe icyo kibazo kigabanyutse cyane. Mu gihe abandi babonaga kazahita yinjira muri sinema kubera umuryango yavukiyemo, we yibanze cyane ku kubaka ubushobozi bwe, kuko yakundaga kubyina kandi yakoraga imyitozo myinshi kugira ngo arusheho kubimenya. Nubwo hari amarushanwa yatsindwagamo gake cyangwa se agatsindwa, ntabwo byigeze bimuca intege. Uwo murava ni waje kumugira umwe mu bakinnyi bazwi cyane muri sinema y'Ubuhinde uyu munsi. Mbere kandi yo kuba umukinnyi w'imena muri filime, yabanje gukora nyuma ya kamera. Mu gihe cy'imyaka 4 yakoraga nk'umufasha w'umuyobozi wa filime mu bikorwa bya se. Ibi byamuhereje ubumenyi bwiza ku buryo filime itegurwa kuva ku munota wa mbere kugeza irangiye, uko amashusho afatwa n'uburyo ibikorwa byose bihuzwa kugira ngo filime isohoke neza. Ni umwanya wamufashije kwiga byinshi kurushaho kwihutira kujya imbere ya kamera atarabyiteguye. Akiri umwana yagaragaye mu duce duto twa filime zitandukanye, harimo na filime yitwa Ayasha yasoze mu 1980, aho yagaragaye abyina kandi ahabwa amafaranga ye ya mbere muri iyo filime gutyo. Mbere yo gukina bwa mbere nk'umukinnyi w'imena muri filime Kahona Pyar yasoze mu mwaka wa 2000, yakoze imyiteguro ikomeye cyane, yandika ibyo yiga n'uburyo agomba kunoza impano ye, hasesengura buri gishe filime n'ibiganiro agombaga kuvuga kugira ngo azabikore neza mu nyuma. Birumvikana ko yari afite ubwoba bwo kutazitwara neza, ariko yahisemo kuwitsinda akoresheje imyitozo n'umurava. Yanashyize imbaraga nyinshi mu kubaka umubiri we, kuko yumvaga hataragera imiterere ikwiriye umukinnyi wa filime zikorwa cy'imirwano. Yakoraga imyitozo ngororamubiri buri gihe kugira ngo yunguke imbaraga n'imisusire byari bikenewe muri uwo mwuga. Iyi myitozo niyo yaje kumugira umwe mu bakinnyi bazwiho kugira imibiri yaganguje muri sinema y'Ubuhinde.
nubwo se ari we wayoboye kandi agatunganya filime zamumenyekanishije, ariko ntiyahawe uwo mwanya kubera gusa ko ari umuhungu we. Mbere yo guhabwa izi nshingano yari amaze imyaka myinshi yiga, akora ari inyuma ya kamera kandi yitegura kuba umukinnyi. Se yavuze ko icyatumye amuhitamo ari ubushobozi yari yarabonye muri we aho kuba isano y'umuryango gusa. Igihe Kaonapiari yasohokaga yabaye filime yakunzwe cyane kandi yinjiza amafaranga menshi ku isi yose. Iyi nsinzi yahise imugira umwe mu bakinnyi bakomeye cyane bo mu Buhinde. Nubwo abantu bamwe bavuga ko yaba yaravukiye mu miryango ikomeye yanamufashije ikamufasha mu rugendo rwe mu kwerekana impano, ariko umurava no kwitegura nibyo byamugejeje ku rwego rwo hejuru kandi bikamufasha kuguma mu bakinnyi bakunzwe cyane mu gihe abandi benshi bari bafite inkomoko nk'iyo batabashije kuramba muri uwo mwuga. Mu mwaka wa 2000 yinjiye ku mugaragaro mu rwego rwa sinema nk'umukinnyi w'imena muri filime Kaonapiari nyine yayobowe na Rakesh ari we se. Muri iyo filime yakinnye ari abantu babiri basa, Rohit na Raj, sindirimo mubyibuka. Iyi filime yakunzwe cyane kuva ikimara gusohoka, yinjiza amafaranga menshi kandi iba muri filime zakunzwe kurusha izindi muri uwo mwaka. Uburyo yakinnye byatumye ahabwa ibihembo bikomeye nk'umukinnyi mwiza ndetse n'umukinnyi mushya witwaye neza kurusha abandi. Nyuma yo gusohoka kw'iyi filime yamamaye ku buryo budasanzwe, aho mu kwezi kumwe gusa yakira ibihumbi byinshi by'ubusabe bw'abakobwa bifuzaga kumushaka. Nyuma y'iyo nsinzi yakinnye muri filime bise Fiza, aho yagaragaje ubuzima bw'umusore wahungabanyijwe n'imvururu zishingiye ku moko n'amadini. Uko yitwaye muri iyo filime byarashimwe cyane. Yakurikijeho iyo bise Mission Kashmir, aho yakinnye ari umusore wo muri Kashmir wahinduwe n'agahinda n'ibikomere byo kubura abo yakundaga. Ni filime yitwaye neza mu mafaranga, yinjiza rwose mu buryo yakiriwe n'abayirebye. Mu mwaka wa 2001 yagaragaye muri filime bise ya DNA. Ni filime ivuga amakimbirane yo mu muryango, nubwo itinjije amafaranga yari yitezweho, ariko yakomeje kwerekana ubushobozi bwe. Muri uwo mwaka kandi yagaragaye muri filime bise Kabhi Khushi Kabhi Gham, imwe muri filime zakunzwe cyane muri sinema y'Ubuhinde. Nubwo atari we wari ufite umwanya munini kurusha abandi muri iyo filime, ariko uburyo yakinnye bwashimwe cyane kandi bugira uruhare mu nsinzi ikomeye cyane y'iyo filime. Muri icyo gihe yari amaze kuba icyamamare gikomeye, aho ibinyamakuru n'abakoranaga nawe batangiye kumwita imana y'ubwiza kubera imiterere ye, umubiri we n'uburyo yigaragarizaga imbere y'abafana. Ariko kandi ubuzima bwo guhora ari mu kazi, ingendo nyinshi n'igitutu cyo gukomeza gushimisha abafana byatangiye no kumugiraho ingaruka no ku mubiri no ku buzima bwe muri rusange. Nyuma y'insinzi zikomeye cyane mu ntangiriro z'umwuga we, yahuye n'ibihe bitamworoheye. Mu mwaka wa 2003 yakiniye muri filime bise Men Prem Ki Diwana Home, ariko iyo filime ntiyakunzwe nk'uko byari byitezwe. Abayirebye barayinenze, banenga inkuru yayo ndetse nta nubwo yinjije amafaranga ahagije. Icyakora muri uwo mwaka yongeye kwisubiza icyizere akoresheje filime bise Koi Meer Gaye. Filime yavugaga inkuru y'umusore ufite ibibazo by'imikurire ahura n'ikiremwa cyaturutse mu kirere. Uko yakinnye ari uwo muntu byashimwe cyane kandi filime iba imwe mu zakunzwe cyane. Niyo kandi yatanze umusingi muri filime zakurikiyeho nka za Kreshi. Mu mwaka wa 2004 yakinnye muri filime bise Lucasia. Ni filime ivuga uruzinduko rw'umusore utari ufite intego mu buzima kugeza igihe ahindutse akaba umusirikare. Nubwo abanenga n'abasesenguzi ba filime bayishimye cyane, ntiyabashije kwinjiza amafaranga menshi nk'uko yari yitezwe. Ibi byerekanye ko muri icyo gihe abafana benshi bamukundaga cyane muri filime zirimo ibikorwa byinshi nk'imirwano, imbyino kurusha izishingiye ku bitekerezo byimbitse n'amarangamutima menshi. Yongeye kuzamuka cyane mu mwaka wa 2006 binyuze muri filime ya Krishi. Iyi filime yamuhinduriye ubuzima, aba umwe mu bakinnyi ba mbere bamenyekanye cyane muri filime z'intwari zidasanzwe muri sinema y'Ubuhinde. Yaragira akundwa kubera ibikorwa by'imbaraga byari birimo, gusimbuka mu buryo buteye ubwoba, kurwana, ubuhanga bwihariye. Muri uwo mwaka yakiniye muri filime Doom 2, akina ari nk'umujura ufite ubwenge bwinshi n'ubuhanga budasanzwe, rimwe akigira umusaza. Iyo filime yabaye imwe mu zinjije amafaranga menshi kurusha izindi kandi irushaho gukomeza izina rye. Mu mwaka wa 2008 yagaragaye muri Jodha Akbar, filime y'amateka ivuga ku mwami Akbar. Uko yakiniye ari umwami byamuhesheje ibihembo bikomeye kandi byerekana ko hadashoboye gukina filime z'ibikorwa zirimo imirwano gusa, ahubwo yashoboraga no kwitwara neza muri filime z'amateka zishingiye ku nkuru zikomeye. Ikindi wamenya, mu mwaka wa 2010 yakinnye muri filime bita Kids. Filime yari igamije no kugera ku barebera filime hanze y'Ubuhinde.
nubwo abantu bamwe bayishimye ntabwo yageze ku nsinzi yari yitezwe. Muri uwo mwaka kandi yakinnye muri filime bise Guzarish, aho yagaragaje ubuzima bw'uwahoze akura amarozi ariko akaba yarahindutse umuntu utabasha kwinyeganyeza kubera uburwayi bukomeye. Uko yakinnye byarashimwe cyane nubwo filime itinjiza amafaranga ahagije. Mu mwaka wa 2011 yakinnye muri filime bita Zindegi na Mileng Dobara. Ni filime ivuga urugendo rw'inshuti zijya gutembera muri Espagne. Yakinnye ari umuntu uhora utinya gufata ibyemezo bikomeye mu buzima, ariko agenda ahinduka uko urugendo rwakomezaga. Filime yarakunzwe cyane kubera ubutumwa bwayo n'imikinire y'abayigaragayemo. Mu mwaka wa 2012 yongeye kwigaragaza muri filime bise Agenbath, aho yakinnye ari umuntu ushaka kwihorera nyuma y'akarengane gakomeye kagize ku muryango we. Yagaragaje uburakari, imbaraga n'amarangamutima ku rwego rwo hejuru. Ibintu byatumye filime iba mu zakunzwe cyane muri icyo gihe. Iyo myaka yagaragaje ko ashoboye gukina afite imico n'ubuzima bigiye bitandukanye, adashingira gusa ku mbyino cyangwa se imiterere ye. Mu mwaka wa 2013 yatangije uruganda rwe rw'imyambaro n'ibikoresho bifasha abantu gukora imyitozo ngororamubiri rwitwa Hilex. Uruganda rwashinzwe rushingiye ku rukundo rwo gukora imyitozo no kubaho ubuzima bwita ku buzima bw'umubiri. Mu myaka yakurikiyeho rwarakuze, ruba kimwe mu bigo bikomeye cyane mu rwego rw'Ubuhinde. Uretse filime, yanakoranye n'ibigo byinshi bikomeye mu kwamamaza ibicuruzwa na serivisi zitandukanye. Ibi byamuhaye amafaranga menshi aturuka hanze ya sinema. Anashora amafaranga mu bigo bikiri bito cyane ibikora ibikorwa bifitanye isano n'ubuzima n'ikoranabuhanga. Uko yagendaga yagura ibikorwa bye by'ubucuruzi byatumye atishingiriza cyane ku mafaranga ava muri filime, ahubwo yubaka umutungo munini wamufashije gukomeza kuba umwe mu byamamare bikize. Mu buzima bwe bwite yashakanye na Susan Khan tariki ya 20 Ukuboza muri 2000 mu muhango wabereye mu mujyi wa Bangalore. Bari bamaze imyaka igera kuri 6 bakundana kuko bari baramenyanye bakiri bato mu mujyi wa Mumbai, aho imiryango yabo yari ituranye. Nubwo bakomokaga mu miryango ifite imiterere itandukanye n'imyemerere, ariko urukundo rwabo rwakomeje gukura kugeza bashinze urugo. Muri urwo rugo bibarutse abahungu babiri. Imfura yabo yitwa Hirhan, avuga ku itariki ya 28 Werurwe 2006, mu gihe umuhererezi yitwa Hirdana avuga muri Gicurasi 2008. Mu myaka myinshi bamaze babana bagaragaje isura y'umuryango wishimye kandi ukundwa cyane n'abafana. Nyuma y'imyaka 16 babana batangaje ko batandukanye mu mpera za 2013. Bombi bavuga ko icyo cyemezo cyafashwe mu mahoro kandi ko badashaka gukomeza kubana mu mubano utagifite umusingi ukomeye. Mu mwaka wa 2014 ubutane bwabo bwemejwe n'urukiko bumvikanye mu mpande zombi. Nubwo ubutane bwabo bwakuyeho inkuru nyinshi mu bitangazamakuru, bombi birinze gutangaza amakuru arambuye ku masezerano bagiranye. Nyuma yo gutandukana bakomeje gufashanya kurera abana babo, aho nta makimbirane akomeye yigeze avugwa hagati yabo ku birebana n'uburere bw'abana. Ahubwo bakomeje kujya bahurira hamwe mu birori by'umuryango, kwizihiza iminsi mikuru no gufata ibyemezo birebana n'ahazaza h'abana babo. Ubu buryo bwo gufashanya bwatumye aba bana babo bakomeza gukura mu mutekano no mu mwuka mwiza, nubwo ababyeyi babo baba batakibana nk'umugabo n'umugore. Nyuma y'ubu butane yatangiye gukundana n'umukinnyi wa filime n'uburirimbyikazi Sab Azad, aho umubano wabo watangiye kumenyekana cyane hagati ya 2021 na 2022, ubwo batangiraga kugaragara hamwe mu hantu hagiye atandukanye. Mu myaka yakurikiyeho bagiye bagaragara inshuro nyinshi bari kumwe kandi bakomeza kugaragara bafitanye umubano ukomeye cyane. Nubwo bari bamaze igihe kinini bakundana, ntibatangaje gahunda yo gushyingirwana, ahubwo bahisemo kubaho ubuzima bwabo mu bwitonzi no kwirinda urusaku rw'itangazamakuru. Kimwe mu bintu byashimwe cyane mu buzima bwe ni uburyo yita ku bana be. Yakunze kuvuga ko umwana we adakwiye gufatwa nk'udashoboye gutekereza, ahubwo akwiye gusobanurirwa ibintu no kwigishwa indangagaciro hakiri kare. Yagerageje kubaka umubano hafi n'abahungu be binyuze mu ngendo, ibiganiro n'ibikorwa bitandukanye bibafasha kwigirira icyizere no kwigenga. Mu gihe icyorezo cya COVID-19 cyakwirakwiraga isi mu mwaka wa 2020, wahoze ari umugore we yimukiye mu rugo rwe by'agateganyo kugira ngo abana babo babashe n'ubundi kuba hafi y'ababyeyi babo bombi muri icyo gihe gikomeye. Icyo cyemezo cyashimwe cyane kuko cyerekanye uburyo bashyize imbere inyungu z'abana babo kurusha ibibazo hagati yabo byari bihari. Uretse ubuzima bw'umuryango, yanavuzwe mu bibazo byinshi by'ubuzima kuva akiri muto. Kuva afite imyaka 6 yagiraga ikibazo cyo kudidimanga navuzeho gato mu mvugo.
Icyo kibazo cyaramubangamiye cyane inshuro nyinshi mu buzima bwe buri munsi. Ageze mu myaka 21 y'amavuko, abaganga bamubwiye ko umugongo we ufite ibibazo bikomeye cyane byashoboraga kumubuza gukora ibikorwa bisaba imbaraga nyinshi. Hari n'abamugira inama yo kureka inzozi ze zo gukina filime kubera uburemere bw'icyo kibazo. Nyamara yaze kubireka akomeza imyitozo n'ubuvuzi kugeza igihe yongeye kugira ubushobozi bwo gukora akazi ke. Mu myaka yakurikiyeho yagiye ahura n'ibikomere bitandukanye birimo ububabare bukomeye kandi ahanini buterwa n'umugongo, imitsi yangiritse ndetse n'ibindi bibazo byamusabaga kuruhuka cyangwa se kuvurwa. 2013 yagize ikibazo gikomeye cy'amaraso yateraniye mu mutwe ku buryo byabaye ngombwa akabagwa. Nubwo byari bikomeye yaje gukira asubira mu kazi ke. Kugira ngo arinde umubiri we, yubatse gahunda ihamye y'imyitozo ngororamubiri n'imirire. Aho akora imyitozo hafi buri munsi, akarya ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zubaka umubiri nk'amagi, amafi, inyama n'inkoko, ibinyampeke n'ibindi biribwa byaturanyijwe neza. Uwo murongo wo kwiyitaho watumye akomeza kugira imbaraga n'imiterere myiza nubwo imyaka yagendaga yiyongera. No mu myaka irenga 50, rumwe mu bakomeje kwerekana ko afite ubuzima bwiza n'imbaraga nyinshi, nubwo rimwe na rimwe agenda ahura n'ibikomere bitewe n'imyitozo cyangwa se gufata amashusho ya filime zisaba imbaraga. Ariko yakomeje gukora cyane no kwiyitaho. Mu ntangiriro za 2026 yashyize hanze amashusho agaragaza umubiri we uburyo uhagaze neza imbere y'abuzukuru be. Ibintu byongeye gushimangira isura ye nk'umwe mu bakinnyi bazwiho kugira imitwarire myiza, umurava no kudacika intege imbere y'ibibazo. Kimwe mu bice byakura impaka nyinshi mu buzima bwe ni amakimbirane yagiranye n'umukinnyi wa filime Lanta. Aya makimbirane yatangiye kumenyekana cyane mu mwaka wa 2016 ubwo uyu mugore yagiraga icyo atangaza mu kiganiro akavuga ko uwahoze ari umukunzi we mu buryo bwatiye abantu benshi gukeka ko yavugaga uwo mukinnyi. Nyuma yaho yakomeje kuvuga ko bagiranye umubano w'urukundo wamaze imyaka myinshi kandi bahuraga ahantu hatandukanye mu ibanga rikomeye. Ku ruhande rwe yakanye ibyo byose yivuye inyuma, avuga ko nta mubano wihariye yigeze agirana nawe kandi ko bahuye inshuro nke cyane bitewe n'akazi. Yanasabye mu buryo bw'amategeko ko aya magambo asubirwamo cyangwa se agakurwaho kuko yabonaga yangiza isura ye. Impaka zakomeje gukomeza cyane zishingiye ku butumwa bwo kuri murandasi bwavugaga hagati yabo ko uyu mugore yavugaga ko yakira ubutumwa bwaturutse kuri we, ariko we akavuga ko hari umuntu wundi wakoresheje amazina asa naye kugira ngo n'ubundi yohereze ubwo butumwa. Abahanga mu ikoranabuhanga bakoze isuzuma ku bikoresho bye bavuga ko nta byemezo byerekana ko ibi hari ubutumwa bwavuga kuri konti ze zemewe n'amategeko za Krishna nk'uko tumwita nyine. Mu gihe cy'iperereza ryakurikiyeho bagaragaje ko hari ubutumwa bwinshi bwari bwarohejwe bumwerekezaho, ariko nta bimenyetso bifatika byagaragaje ko yabusubije cyangwa se ngo habayeho umubano nk'uko nyine wari waravuzwe. Impande zombi zakomeje gushingiranya, buri ruhande rushimangira ko rufite ukuri, ariko mu kuri nta cyemezo cya nyuma kigeze gisohoka gihamya ko ibyo umwe yavugaga cyangwa se ibyo undi yashakaga byakanwaga. Nyuma y'igihe kirekire aya makimbirane yaratuje. Nta rubanza rwabyaye igihano gikomeye rwigeze rusozwa, kandi nta ruhande rwigeze rubasha gutanga ibimenyetso byahinduye burundu ko ikibazo cyari gisanzwe gisobanurwa. Ibintu byatumye benshi bafata uwo mwuka mubi nk'imwe mu nkuru zaciye ibintu cyane muri sinema y'Ubuhinde, ariko zasize umwanzuro usobanutse. 2025 yongeye kuvugwa cyane ubwo yakoraga urugendo rw'ibitaramo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo kwizihiza imyaka 25 yari amaze muri sinema, aho yahuraga n'abafana ndetse akagaragaza ibikorwa byamugize icyamamare. Icyakora nyuma y'ibi bitaramo bamwe mu bafana bagaragaje kutishimira uburyo ki byateguwe. Hari abavuga ko bishyuza amafaranga menshi kugira ngo bahure nawe cyangwa bafatane amafoto, ariko ibyo ntibibashe kubahirizwa nk'uko byari byitezwe. Abandi binubiraga ibibazo by'urusaku igihe gito yamaze ku rubyiniro ndetse n'imitegurire y'ibitaramo muri rusange. Ibyo birego byakwirakwiye cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho bamwe bavugaga ko batanyuzwe n'ibyo babonye, ariko abateguye ibyo bitaramo bahise babihakana, bavuga ko amakuru menshi yavuzwe yari ugukabya cyangwa se adafite ishingiro, ko yakoze ibyo yari ashinzwe gukora byose, ko kandi ibibazo byabayeho byari bifitanye isano n'imitegurire y'ibikorwa aho kuba amakosa ye bwite nk'icyamamare nyine. Nta perereza cyangwa se ibirego bikomeye byakurikiye amakimbirane yo muri ibyo bitaramo. Nubwo yagiye ahura n'impaka zitandukanye mu rugendo rwe, yakomeje kugumana izina rikomeye muri sinema y'Ubuhinde no ku rwego mpuzamahanga. Icyamufashije cyane nuko yakomeje kwibanda ku kazi ke, ku muryango we no ku bikorwa by'ubucuruzi, aho yagaragaje ubushobozi bwo guhangana n'ibihe bikomeye ataretse intego yari yarihaye kuva akiri muto.
nubwo amaze imyaka myinshi ari umwe mu bakinnyi bakomeye muri sinema y'Ubuhinde, ntabwo yigeze bura abanenga ibikorwa bye. Hari abasesenguzi ba filime bavuga ko yakomeje cyane gukina yiyitirira nk'abantu b'intwari, abantu bakoresha imbaraga nyinshi cyangwa se bakina ibikorwa byuzuyemo kurwana, kwiruka no gukora ibintu bisaba imyitozo ikomeye. Bavuga ko atajya agaragaza ubushobozi mu nkuru zisaba urwenya rwinshi. Urugero, muri filime Doom 2 yakinnye ari umushura w'umuhanga cyane. Nubwo yari umuntu ukora ibyaha muri iyo nkuru, abantu benshi bakomeje kumubona nk'intwari kurusha kumubona nk'umugizi wa nabi. Ibituma bamwe bavuga ko atajya yinjira cyane mu mico y'umuntu mubi cyane ari gukina nka we yisanisha, ahubwo ahora afite isura ikurura impuhwe n'urukundo rw'abarebye. No mu nkuru zirimo urwenya hari abanenga bavuga ko atararugeraho neza nk'abandi bakinnyi bazwi mu mwuga. Nubwo yagiye agaragaza ibice bisekeje muri filime zimwe na zimwe, abantu bamwe babona ko uburyo bwe bwo gutera urwenya budasanzwe bukurura abantu nk'uko nyine bikorwa n'abakinnyi babizoberewemo. We ubwe yigeze kuvuga ko gukina urwenya ari ibintu bigoye kuko bisaba kuguma wifashe nk'uwivuye inyuma mu gihe abantu nyine bo baba bari guseka. Hari kandi abavuga ko ubwiza bwe, imiterere n'ubuhanga bwe mu kubyina byatumye abantu benshi bamwibandaho. Ikindi cyagiye kivugwaho cyane nuko atajya asohora filime nyinshi. Mu gihe abandi bakinnyi basohora filime nyinshi mu mwaka umwe, wakunze gufata igihe kirekire mbere yo kugaruka muri sinema. Hari ababifata nk'ubushobozi bwo gushaka gukora ibintu byujuje ubuziranenge, ariko abandi bakabibona nk'impamvu ituma rimwe na rimwe atagaragara bihagije imbere y'abafana. Hari na filime zimwe zigeze zimunyura mu myanya y'intoki nyuma zikaba insizi ikomeye ku bandi bakinnyi. Ibi byatumye bamwe bibaza niba rimwe na rimwe adafata ibyemezo yitonze, bikarangira bimubujije amahirwe amwe n'amwe. Ariko ku rundi ruhande hari abamwumva bakavuga ko guhitamo gake kwe ari byo bishobora kuba byaramufashije kuramba mu mwuga we. Nubwo izi mpaka zose zihari, isura ye mu itangazamakuru yarahindutse cyane uko imyaka yagiye ishira. Mu ntangiriro z'umwuga we yarazwi cyane nk'umusore mwiza ukurura abakobwa benshi. Ku mbuga nkoranyambaga akurikirwa n'abantu babarirwa muri za miliyoni nyinshi. Niyo mpamvu natwe tubasaba kudukurikira kugira ngo ibikorwa nk'ibi mujye mubasha kubibona buri uko tubishyizeho. Mwari kumwe nanjye Karekezi, igitekerezo cyawe ni inyunganizi. Mureke dusubire.